uwo ukunda uranamwizera, ntabwo ashobora kukubwira ibintu ngo ujye aho disikite, ntabwo ushobora kumugaragariza ibintu bigaragaza ko utamwizeye, nta cyizere umugirira. Niko ubwo urumva niba ubana n'umuntu utamwizera, mu by'ukuri urumva muzubakana mukamara igihe kingana iki? Biragusaba wowe mugabo kwizera umugore wawe, biragusaba nawe mugore kwizera umugabo wawe, biragusaba mwa basore mwe mwabana mwe kwizera ababyeyi banyu, birabasaba mwebwe ababyeyi kwizera abana banyu. Ntimubizere mu bibi, ntimubashyigikire mu bibi, ariko mubagire icyizere. Biratangaje cyane kubona ushobora kuba ubana n'umuntu akagukorera ikosa, yamara kugukorera ikosa akagusaba imbabazi, akaza kumenya ko ikosa yarikoze, noneho akaza agapfukama imbere yawe akagusaba imbabazi. Yamara kugusaba imbabazi nawe ukamubabarira, ukamubwira ngo uramubabarira. Hashira kabiri ugahora umucyurira rya kosa yagize gute yakoze. Mu by'ukuri waramubabariye, nta cyizere umufitiye. Umuryango mwiza, ishingiro ry'ubuzima. Kurikira ibiganiro byacu kuri Aime Family TV Show. Bane mu biganiro ujye udukurikira umunsi ku wundi, kandi subscribe, like na comment, tujya tubana muri ibi biganiro. Turabasuhuje cyane bakunzi bacu ikiganiro cyacu. Twagarutse rero mu kiganiro cy'umuryango, twagarutse muri kumwe na Aime Moses nk'uko bisanzwe. Turabasuhuje abadukurikiye mwese, abari hirya no hino, abari hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, turabasuhuje. N'abandi mutumva ururimi rw'ikinyarwanda birashoboka ko mushobora gukora transaction mukumva mu rurimi rw'iwanyu, kuko nabyo birashoboka. Turabasuhuje rero mwese aho muri, abari i Burayi, abari muri Amerika, mu bihugu bitandukanye bya Amerika, abari muri Canada, abari muri Aziya, muri Israeli, mu Buyapani, bene data bari mu Buhinde, abandi nabo bari mu Bushinwa, turabasuhuje cyane, muri Romania, muri Swaziland, turabasuhuje cyane, abo muri Suwede, turabasuhuje abo mu Burusiya, hirya no hino ku isi, ahantu hose hari abadukurikira, turabasuhuje abo muri Australia, turabasuhuje cyane abari mu Butaliyani. Mwese mugire amahoro y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana. Twagarutse rero muri cya kiganiro cyacu cyo kubaka imiryango, kandi imiryango myiza. Reka rero tubanze dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Imana turagushimiye kuko uri umwami mwiza, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo ugira, tugushimiye kuko utwitaho, tugushimiye kuko ubana natwe muri byose. Mwami, komeza rero udushyigikire, komeza ushyigikire iki kiganiro cyacu, ukomeze wubake ingo nyinshi, kubera kuko utazubatse ngo abazubaka bazubakira ubusa, ariko urugo wowe Mana urimo, urwo rugo rugira umugisha. Turagusabye no kugira ngo uze ube mu ngo zacu, kugira ngo ingo zacu zikomere, kuko nuzubaka zizaba zubakitse rwose. Turagusenze rero dusaba kugira ngo umwuka wawe imbaraga nyinshi abe muri twe, kandi iki kiganiro ukomeze kugishyigikira. Buri muntu wese ukireba agire umugisha, buri muntu wese ukireba afashwe nawe. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutwitayeho, none iteka ryose Kristo, amen. Turakomeje rero n'ikiganiro cyacu, turi ku nkingi zubatse umuryango, turi ku nkingi zubatse umuryango. Uyu munsi wa none tuje kuvuga ku nkingi bita icyizere, icyizere mu rugo, icyizere mu rugo. Burya icyizere nacyo kiri mu bintu bifasha imiryango, byubaka imiryango myinshi. Umugabo akizera umugore we, umugore akizera umugabo, ababyeyi bakizera abana, abana nabo bakizera ababyeyi. None se nibyo bintu bizadufasha, ni nabyo bizadufasha. Muri Bibiliya aho bari kudetermina ibijyanye n'urukundo, baravuga ngo urukundo ngo rwizera byose, ngo kandi ngo rwiringira byose. Uburya uwo ukunda uranamwizera, ntabwo ashobora kukubwira ibintu ngo ujye aho disikite, ntabwo ushobora kumugaragariza ibintu bigaragaza ko utamwizeye, nta cyizere umugirira.
niko ubwo urumva niba ubana n'umuntu utamwizera mu by'ukuri urumva muzubakana mukamara igihe kingana iki? Mm? Eh, biragusaba wowe mugabo kwizera umugore wawe, biragusaba nawe mugore kwizera umugabo wawe, biragusaba mwa basore mwe mwabana mwe kwizera ababyeyi banyu, birabasaba mwebwe ababyeyi kwizera abana banyu. Ntimubizere mu bibi, ntimubashyigikire mu bibi, ariko mubagirire icyizere. Biratangaje cyane kubona ushobora kuba ubana n'umuntu akagukorera ikosa, yamara kugukorera ikosa akagusaba imbabazi, akaza kumenya ko ikosa yarikoze, noneho akaza agapfukama imbere yawe akagusaba imbabazi, yamara kugusaba imbabazi nawe ukamubabarira ukamubwira ngo uramubabarira, hashira kabiri ugahora umucyurira rya kosa yagize gute yakoze. Mu by'ukuri waramubabariye, nta cyizere umufitiye. Nta cyizere umufitiye. Urumva biratangaje cyane kumva umuntu w'umugore, cyane cyane bikunda kugira abagore bafuha cyane bagakabya. Burya gufuha cyane nabyo bisenya urugo, birarusenya pe bikarukubita hasi. Abagore rero bafuha cyane nibo agira gutya, umugabo aratashye. Ibyo bikunda kugira abantu bafuha cyane, yaba umugabo ufuha cyane cyangwa umugore ufuha. Umwe yataha, undi uwasanze mu rugo yarambika telefone hasi, undi agahita yirukanka ajya guhera ku wa mbere ngo areba ngo abamuhamagaye, ngo abagore bahamagaye umugabo wawe cyangwa ngo abagabo bahamagaye umugore wawe. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Ibyo ntabwo byubaka, ibyo ntibishobora gutuma mubana neza mw'abantu, ntibishobora gutuma mubana neza. Kuko ibyo ngibyo urimo urarushya umutima wawe, urimo uragura umutima wawe, ibyo ni sinye igaragaza ko uwo mubana utagize gute, utamwizeye. Uyu munsi ntabwo mfite amagambo menshi kuri iki kintu cyitwa kwizera uwo mubana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye kwizera uwo mubana. Urugo rugomba kubakirwa ku cyizere, kuko uriya muntu ujya kumutoranya, ujya kwemera ko muzabana, ujya kwemera ko muzubakana umuryango, ujya kwemera ko muzubakana urugo, ibyo ngibyo ujya kubikora wari watekereje neza, uravuga ati koko birakwiye ko uyu muntu tubana. Ureba kondisiyo zose ukeneye z'umuntu muzabana, urangiza ufata umwanzuro ati uyu nguyu niwe tugiye kugira gute, tugiye kubana. Ariko nanone niba warabanye n'uwo muntu nawe bigutunguye, byararangiye kubana nawe, igisigaye ni ukwishakamo uburyo ushobora kubana nawe neza. Igisigaye ni ukumwiga, ukiga uburyo mugomba kubana, mugomba kubaka umuryango, mugomba gukomezanya urugendo rw'ubuzima, mukabana hagati yanyu mwembi hari iki, hari icyizere. Icyizere rero mu rugo, umuntu ubwiwe niwe ugira gute, niwe ugomba kugiharanira. Njyewe ubwanjye niba ndi umugabo ngomba guharanira ko umugore wanjye anyizera. Niba kandi nawe uri umugore ugomba gukora ikintu gituma umugabo wagira gute, akwizera. None se none niba isenyera icyizere cyawe ugize ngo kukigarura bizoroha, kukirekipera ntabwo bizoroha. Birasaba ngo rero wowe niwe mubana mureme icyizere hagati yanyu, wowe ubwawe ureme icyizere hagati y'uwo mubana, ukireme, niwe ugomba kukirema. Icyizere niwe ugomba kukirema. Umuntu niba waramukunze ukamukunda ukaba wemera ko mubana, igisigaye ni uko wowe urema icyizere hagati yawe nawe, noneho ukamukunda nyine byemewe, ukamwizera. Biratangaje cyane kumva umuntu ashobora kubana n'umugore ariko akaba avuga ati ntabwo umugore wanjye nabasha kumuhereza amafaranga 100,000, ko ndamutse muha amafaranga 100,000 ayo mafaranga byagenda gutya na gutya 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 gutya. Ugasanga umugore ntashobora kwizera ko umugabo we aramutse afite amafaranga agera ku mubare runaka, ati ayo mafaranga umugabo wanjye ndamuzi ntashobora kuyatahana, ndabizi. None niba ufata inzira ugafata amafaranga 100,000 mu rugo nta n'ibihumbi 5 bihari, ukajyana mu kabari ukagurira abantu bose, ukagura inzoga z'ibihumbi 10, noneho zamara kugera hano mu muhogo, wamara gusinda ugahita noneho ubwira abantu bose muri aho ngaho, ukabagurira bya bihumbi 100 byose bigashira, ahubwo ugasanga n'itike rigucyura rigushyitsa mu rugo uraribuze kubera ko wasesaguye amafaranga. Uratekereza ko umugore wawe azakwizera bingana? Uratekereza ko umugabo wawe azakwizera bingana?
ni ukuvuga ngo icyizere ni wowe uzakirema, icyizere ni wowe uzagishaka, ni wowe uzakirema mu wo mubana, mu wo mubana. Niba mushaka rero kubaka umuryango neza ugakomera, niba mushaka kubaka umuryango ufite imbaraga, niba mushaka kubaka umuryango w'icyitegererezo, murarema ibyizere hagati yanyu mwembi. Ntabwo bireba umugabo gusa ngo niwe uzarema icyizere mu mugore, oya. Nta nubwo bireba umugore gusa ngo niwe uzarema icyizere mu mugabo gusa, oya. Mwembi nimurema icyizere hagati yanyu, ubundi mwizerane, ubundi mureke ubuzima butagenda neza. Mureme icyizere hagati mu bana. Mureke bya bindi by'uko umwana azicara ataha ati ngewe buriya data ntabwo mwizeye, ati buriya mama ati simwizeye, ati buriya mama ati buriya biriya yabikoraga, ati buriya yabikora. Impamvu ari kuvuga gutya ni ukubera ko nta cyizere wamuremyemo, arakuzi nyine azi ko wabikora. Ariko numuremamo icyizere azakugirira icyizere nk'umubyeyi we, umwana we azakugirira icyizere rwose nk'umubyeyi we, umugore wawe akugirira icyizere nk'umugabo we, nawe umugabo wawe akugirira icyizere nk'umugore we. Mugire icyizere, donc mwizerane mu buzima bwanyu, mureme icyizere hagati yanyu. Buri icyizere nacyo kiri mu nkingi umuryango wubakiraho, icyizere kiri mu nkingi umuryango wubakiraho. Urumva? Ubundi mwirinde amakimbirane, mwirinde amakimbirane, mwirinde amakimbirane, mwirinde gukora ibintu bishobora kurakaza mugenzi wawe, mwirinde gukora ibintu bishobora kubabaza abana bawe, wirinde gukora ibintu bishobora gutesha agaciro abana bawe, wirinde gukora ibintu bishobora gutesha agaciro umugore wawe, wirinde gukora ibintu bishobora gutesha agaciro umugabo wawe. Ibyo ngibyo bizagufasha mu buzima, bizatuma urugo rwanyu rugira gukomera. Kuko uko ugenda ukora ibintu bishobora gutesha agaciro umugore wawe niko agutera icyizere, uko ugenda ukora ibintu bishobora gutesha agaciro umugabo wawe niko agutera icyizere. Bityo icyizere iyo kibuze hagati yanyu mu rugo rwanyu ibintu bigenda nabi, urugo rutangira kuzamo amakimbirane. Iyo rutangiye kuzamo amakimbirane abana babibabariramo, abana nawe batangiye kuba badafitiye ababyeyi icyizere, nibwo utangira kumva umwana ngo yavuye mu rugo ataragera n'imyaka 15, ataragera n'imyaka 16 umwana ava mu rugo. Niyo mpamvu ugasanga umwana yagiye kuba marine kandi afite ababyeyi bombi, kubera ko ababyeyi barareba bakabona nta cyizere agize gute abafitiye. Ariko burya iyo hari icyizere mu muryango, iyo hari icyizere mu muryango, abana bizera ababyeyi, ababyeyi bizerana hagati yabo, ntabwo ibyo bintu bijya bishobora ntabwo bishoboka ko umwana ashobora guta iwabo ngo agiye kuba marine, ntibishoboka. Niyo mpamvu urukundo ruriyongera nk'uko twabibabwiye, urukundo ruriyongera mu muryango. Iyo rwiyongera mu muryango ibintu bigenda neza. Ntabwo mfite byinshi kuvuga kuri uyu munsi, ariko mwebwe icyo nabasaba nk'abantu bankurikiye, nk'abantu tubana muri iki kiganiro, mugerageze. Bibiliya yo ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Bivuga ngo twebwe ubwacu nta mbaraga dufite, ariko iyo twemereye imbaraga z'Imana zikaza muri twe, ibintu byose bigenda neza. Nimuze rero twemerere imbaraga z'Imana zize muri twe, ubundi natwe tureme icyizere hagati muri twebwe, ubundi turebe ngo ubuzima buragenda neza, ubundi turebe ngo imiryango yacu irakomera, iraba umuryango w'icyitegererezo. Buriya ibyo wakora byose umuryango wawe utameze neza, rwose ikintu cya mbere ni umuryango. Ikintu cya mbere ni umuryango. Urumva, uko waba pasiteri kose umuryango wawe utameze neza, menya ngo uri gukorera inyuma yaho, uri gukorera inyuma rwose y'umurongo. Birasaba ngo niba uri umubwirizabutumwa, urugo rwawe ruba rumeze neza, uhere mu rugo rwawe ubwiriza ubutumwa. Kuko abanyarwanda bajya baca umugani ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Maze waba uri umushumba ushumba intama, uzajya guhugura ingo, uzagenda uhugura ingo kandi urwawe rwarakunaniye, nyine ntabwo byashoboka. Ubwo rero nari ndi kuvuga ku cyizere, ubwo twari dukomeje kuvuga kuri za nkingi umuryango wubakiyeho. Dusanze ko rero noneho inkingi yitwa kugira icyizere hagati y'abashakanye, kwizerana nk'abashakanye, kwizerana nk'abana n'ababyeyi, ni ibintu nabyo bikenewe mu muryango, ni ibintu bikenewe mu muryango. Ubundi Imana ikomeze idushyigikire, imiryango nyarwanda ikomeze ikomere. Si n'imiryango nyarwanda yonyine, n'imiryango y'ahandi ikwiye gukomera. Ukwiye kugirana icyizere n'uwo mwashakanye,
ibyo ngibyo bizagufasha mu buzima bwawe, ibyo ngibyo bizagushyigikira, ibyo bizakugirira umumaro, bizatuma umera neza, bizatuma ubaho umuryango wawe umeze neza. Nunagira igihe cyo gutambuka, uzasiga umuryango wawe umeze neza, uvuga ati wa muntu wacu. Imana rero ikomeze ibashyigikire, Imana ibanye namwe. Ibiganiro byacu nakagaruka tuzajya duhora tuganira kuri iki kintu cyitwa umuryango. Nicyo nshaka ko kuri cano tuganiraho cyane, iki kintu cyitwa umuryango. Ndashaka ko tuzakiganiraho cyane. Ndahamagarira rwose abantu bashyigikiye, ababishobora bose, muzaze tuganire kuri iki kintu cyitwa umuryango, turebere hamwe imbogamizi zituma imiryango yacu iri gusenyuka, iyi miryango yacu itari gukomera, tubirebere hamwe. Noneho nitumara kubimenya neza, nibwo tuzabona uburyo bwo kubirwanya, kandi nitubirwanya twese dufatanije bizajya ku ruhande. Nibijya ku ruhande, ubuzima bwacu buzamera neza, n'iterambere rizaza, kandi iterambere niriza mu muryango, n'igihugu kizatera imbere, n'itorero rizatera imbere. Ndavuga itorero usengeramo, ndavuga idini usengeramo, cyangwa se itorero usengeramo, naryo rizatera imbere, kubera ko wowe umuryango wawe wagize gute, wateye imbere. Kubera ko umuryango wawe wateye imbere, itorero usengeramo rizatera imbere, idini usengeramo rizatera imbere, kuko ndabizi ko nta dini ribaho muri iki gihugu rishobora gushyigikira ko umuryango usenyuka, ahubwo amadini yose ashyigikiye ko imiryango yacu yubaka. Iyo bari kudushyingira, mujya mwumva ijambo basoma, ririya jambo basoma ni ijambo abantu benshi baba bakwiye gutekerezaho. Burya kuriya munsi y'abantu bashyingiwe, ziriya mpuguro batanga kenshi, kubera ko urabona baba bashyingiwe ntabwo baba bari muri mudu burya yo kumva, kuko baba baranabyize mbere, ahubwo bari kugira ngo bibutse ya miryango yindi yaje gushishira bwa bukwe, bongere babibutse inshingano zabo, babibutse ibyo bakwiye gukora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, babibutse ibyo bakwiye gukora kugira ngo imiryango yabo yongere ikomere. Ugize ngo hari umushumba wanezezwa no kubona ayoboye intama imiryango yabo asenyutse, ugasanga wenda tuvuge mu itorero runaka, ugasanga wenda ngo amadivorce arimo umubare teri. Hari umuperezida wa korali wakwishimira ko atunze abaririmbyi bakoze divorce gusa, bamaze gukora divorce rimwe, kabiri, gatatu, kane? Ntabwo byamunezeza, ntabwo byamushimisha, yavuga ko yaba yubakiye ku musenyi, Birasaba rero ngo imiryango yacu mu nkingi ziwubatse twongeremo ikintu cyitwa kwizerana, mu nkingi zubatse imiryango yacu. None nitumara kucyongeramo kandi tugihe imbaraga cyane, nitumara kugiha imbaraga kizatubera cyiza. Murakoze rero, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mushyigikire, mukande subscribe kuri channel, mukande like, mukande comment, mumpe comment nyine niba ibintu turimo tuvuga birimo bibashyika ku mutima, birimo bibafasha, mutwandikire muri comment, mutubwire uburyo biri kubafasha. Nimusanga ari byiza, mukomeze mudushyigikire, mubisharinge n'abandi nabo bibagereho. Nibimara kubageraho, urumva, dukomeze twubake imiryango yacu, purisi imiryango yacu ikomera, purisi abaturanyi, inshuti zawe zimera neza, nazo zigira imiryango ikomeye. Noneho nizimara kugira imiryango ikomeye, bibe uruhererekane, dusange umudugudu utuyemo mufite umuryango ukomeye, umurenge mutuyemo mugire umuryango umeze neza, imiryango imeze neza, akarere kagira imiryango imeze neza, intara zigira imiryango imeze neza, igihugu cyose tube dufite imiryango imeze neza. Bityo ibintu by'amadivorce ntaho bizava. Mugire amahoro y'Imana rero, turabakunda cyane kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzajya dukomeza tuganire kuri iyi channel. Murakoze, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Murakoze cyane.